aya mgenuye mu mudugudu wa Buriza, akagari Kambari, umurenge wa Shyogwe. Aya mazi nagiye kubona mbona umwana wanjye mbona aguyemo, aza bambwira ngo imyenda ye iri hariya ku kembe niho yari imanitse. Baraza nyine baza bayinyereka ati umwana yaguye mu mazi ariko imyenda iri hejuru, baza bambwira ko umwana yaguye mu mazi ariko baje kumurebamo baramubura, bamubonyemo bukeye, bamukuyemo bukeye niho bamukuyemo byarangiye. Bahita bambwira ati se turamujyana hariya i Kabgayi ko byarangiye akaba yaraye mu mazi, turaba dukoze iki? Noneho ndababwira ni ngiye kujya mu bijyana i Kabgayi nta n'ubushobozi mfite, ise nta nubwo tubana yarabataye, mumbabarire tumushyingure bamuhambe, n'ubundi byarangiye ikimwishe mwakibonye dore bamukuye mu mazi nta wundi muntu wamwishe. Hashize nk'igihe kingana iki none bibaye? Ashize nk'ini. Ayo mazi buri mwaka arabonera? Amazi yajyaga yuzura n'ubundi, ariko n'ubusanzwe nza bambwiraga ko huzuye, ariko nta mwana, nimba haraguyemo umwana simbizi, njyewe wanjye niwe waguye. Abateje impungenge gute? Nuko haruzura ubwo mbese ugasanga n'imyaka y'abantu yangiritse. Haturuka mu nce zo ruguru, ugasanga hano amwe amanuka ruguru iyi, andi agaca hakurya iyi, mbese ugenda amanuka azamo aha ngaho. Nageze ngo ni ikiyaga mwibone? Reka ntabwo ari ikiyaga, niyo mirima se ko abaturage bahinga, yari igihe cyiza rwose, imvura itagwa ari myinshi, abaturage baranahinga nta kibazo. None mubona hakorwa iki kugira ngo gukomeza gukorera mu bihombo hatazagira n'undi atwarira ubuzima? Kereka bashatse abantu, ubwo sinabona ngewe ukuntu nabivuga. Mwaza muvuga muti naturuka ku ngo z'abantu, aturuka ngewe mbona aturuka ruguru iyi hose arahamanuka, no mu nce za hakurya iriya hose yamanuka yose ahuriramo hano. Nitwa Mukashyaka Antoinette, ntuye mu mudugudu wa Buriza, akagari Kambari, umurenge wa Shyogwe. Aya mazi burya duhangayikishije, icya mbere nuko arimo aduhekura dutwara abana, kabiri ntabwo tuhahinga ngo dusarure, kenshi hari igihe haba harimo amasaka, ibigori, imvura yagwa bitari byanera bigahita birengerwa, ugasanga rero ni ikibazo cy'aya mazi, nta musaruro tuhakura kandi tuba twakoze tugira ngo tubeho natwe twiteze imbere. Nubwo buryo rero aya mazi atubogamiye, twaka n'ubuvugizi kugira ngo mudufashe nimba babona uburyo bayayobya, n'ubundi murabona harimo imirima minini kandi idufitiye umumaro. Aya mazi aturuka? Aya mazi aturuka, nkeka ko n'ubundi aturuka ku ngo z'abantu, kuko n'ubundi haramanuka hakurya iyi, haramanuka hejuru iyi, urabona agenda konkoboka n'ubundi yuzuriramo hano, kuko n'ubundi iyo izuba rivuye uba ugarutse mu kwa karindwi wasanga utamenya ko higeze n'amazi. Iyo izuba rivuye hahita hakama nta kibazo. Aya ni amazi atemba cyangwa ni ikiyaga gisanzwe? Iki kiyaga ntabwo kihasanzwe, kizanwa n'ayo mazi aba amanuka mu mihana hose, kuko iyo izuba rivuye arakama ntiwongera no kuyabona. Kuki badakora imirwanyasuri? Cyangwa ngo namwe mwishakemo ibisubizo mwiyobereze? Ni ikibazo ku baturage bw'ubufasha bari danje. None mubona mwangirizwa gute? Bibagiraho izihe ngaruka? Bitugiraho ingaruka mu mirire, mw'iryo terambere. Nimba aka kanya ibi bigori bigiye ku isoko cyangwa tugakoramo akawunga, abana bakabaye barya, ariko iyo amazi yabirenzeho ni ikindi kibazo. Uwahinze amasaka akeneye igikoma, nta gikoma tuba turi bubone, rero biba byaranze. Ntabwo mujya mubibwira ubuyobozi mu nteko z'abaturage se nawe? Ari byo byose kenshi ko ubuyobozi bw'umudugudu buba butwegereye tunaturanye, ntekereza ko babizi kuturusha, ahubwo nabo namwirengagiza. Niko nshobora kubivuga kuko ntago ari uko bakiyobewe. Aya mazi aturuka hehe? Ongera twese n'amazi. Nitwa Somane Mary, ntuye mu kagari Kambari, umudugudu wa Buriza, akagari Kambari, umurenge wa Shyogwe, akarere ni Muhanga. Ariko aya mazi kuva na kera navutse nsanga aya mazi ahari, ariko ikintu kiri mu kuyakabya noneho kubera yuko hari ubwo huzura kabiri mu mwaka, kenshi ni abantu batafashe amazi yabo ari guturuka ku mabati, ko kera babaga bubatse amazu y'amategura,
ugasanga amazi yaje agakama. Ariko nanone aya mazi hari n'abandi abazungu bahariya kuri doroni baje bashaka kugira ngo basature umuhanda, kuko hari ubwo yuzura agahita apfumura, kuko hano hose mureba, hano hose haruzura, hano iyo yabaye menshi hano hose haruzura. Abangiriza gute rero? Nk'ubu ngubu hari ubwo iyo asanzemo nk'ibigori cyangwa se hari ubwo duhingamo n'amashaza, noneho ya mashaza ugasanga imvura iraguye igahita yuzuriraho, ugahita wumva ibigori ugasanga byuzuriweho, ibijumba nk'ubu urugero mwareba ari amateke murabona ko yuzuriweho, biriya ni ibijumba byuzuriweho, urumva aratwononera umutungo cyane. Ariko nta kundi kuntu byagera kereka babwiye nk'abayobozi tukagira ubuvugizi bakatwitaho, buri muntu wese uturiye hafi iki kiyaga agafata ikirobo cyo gufata amazi ye. Hari abajya bagwamo se? Umwana w'uriya mukecuru duturanye yaguyemo, kubera yuko abana bidumbaguzagamo yakuwemo, twabita abamarine, twabita abantu bakora kuri ayideri, niho baje kumukuramo, bamushatse bamubuze mu gitondo. Buriya ni harehare cyane? Hari harehare cyane ku buryo rwose wanagendamo hariya hagati, uriya ntabwo ushobora kujya amazi yakugera ngaha kubera yuko yakamye. Kandi ari mu mirima muhingamo, ubwo rero muhinga mu kiyaga? Oya, harakama hakumuka tugahinga. Ubwo iyo tugize mase imvura ikagwa ari nyinshi hahita hongera kuzura, ya myaka ikuzurirwaho. None murasaba iki? Twebwe tubonye ubuvugizi, aya mazi bakabona ukuntu bayasatura, bakareba ukuntu bayamena hepfo hariya kubera kiriya gishanga cy'urugomero, byadukundira. Cyangwa se tukabona ubuvugizi, uwo abo duturanye bose bakahita bakora imirwanyasuri bakayarwanya, n'abafite amazu y'amabati bakagira ikinogo gifata ayo mazi. None se mwe nk'abaturage mufite imirima, kuki mutishakamo ibisubizo ngo mushake uko muyabona? Nta kuntu wajya kubwira umuturage ngo iki ni iki, kuko umuturage umubwiye yakubwira ko umuha itegeko kandi utari umuyobozi. None ubu wabona uyu musirimu uyu uri hano hakurya ukamubwira ngo hita ufata aya mazi biki, nta n'ikintu wabona wamubwiraho. Urumva, wareba bari ukababwira ngo nimufata aya mazi, ariko twe tubonye n'ubundi ubuvugizi ubuyobozi bukavuga bati aya mazi tugiye kuyashakira igisubizo, aba bakabayigira inama abaturage. Ubona ingaruka ari uko hari abantu bubatse amazu ariko ntibashyireho uburyo bwo gufata amazi cyane, kuko ni nacyo kintu cyane biri mu kuza. Amazi menshi agenda aturuka imihanda, yo aturuka imihanda gutya, aya hariya akaza, ayo hariya twari turi kunuza akaza, aya hano haruguru akaza, bigahita biterana akaba menshi, kuko wagenda aturuka hano urabona ni akantu k'agaterekera karyamye. Amazi aturuka mu misozi, amazina si ngombwa. Nta kibazo. Aturuka mu misozi nyine akagenda yegerana n'ava ku mazu y'abantu, mbese akagira ubwinshi akaza kuzura aha ngaha, kubera ubona hasa nk'aho hicaye, ntahatembera, ntahagira anyura ngo agende. Mbese iyo imvura ibaye nyinshi amazi araza akarekamo hano. Hanyuma ko hari abavuga ko ava ku ngo z'abaturage. Eka ingo z'abaturage zihari se ni zingahe? Ntabwo ari nyinshi. Ubundi kubera iki gishanga gikikijwe n'imihanda, imihanda ikaba idakoze, njye mbona ahanini ariyo mpamvu amazi agira ubwinshi, kubera ko nyine hano wenda hasa nk'ahacuramye, na ya mihanda iba idakoze itagira inzira y'amazi, aya mazi nyine aboneza inzira, yishakira inzira akaza aturiza nyine muri kano kabande. Kuki mwe mutishakamo ibisubizo ngo muyayobye, muyashakire izindi nzira nk'abaturage? Nyine ibisubizo urabona nyine imirimo ikikije kano kabande ntabwo ari iy'umuntu umwe, kandi wenda hariho ufite umurima wegereye hano hasi atahafite umurima, ubwo rero urumva ntibyamushishikaza. Ahubwo njyewe mbona icyiza wenda nka leta ikizeho igikorwa cy'umuganda, bagaca imiringoti ikikije hano hantu, ntabwo amazi yakongera kuhuzura. Abahombya gute rero? Amazi ukuntu aduhombya niko nyine aza agasanga harimo imyaka ikarengerwa. Nta bantu ariko bajya bagwa?
njye mu myaka mamaze nyine haguyemo umwana umwe. none kuki muhinga mu kiyaga mukacyita umurima? Ntabwo ari ikiyaga, ni amazi mbese aba yabuze inzira y'ahantu ajya akaza akahuzurira, nawe ntabwo ari ikiyaga, si n'akabanda aha ngaha.